Kososo cyane hano kuri Tuza Official duhora tubazanira ibishyashya haba ibishyashya cyangwa ibidashyashya ariko duhora tubashakira ibisobanuka cyangwa ibidasobanuka. Ni wa muntu dukunda cyane, wa mukobwa mwiza cyane duhora twese duteze amatwi cyangwa duteze amaso. Uyu munsi twatunguwe no guhura nawe ubona ko agiye ameze nk'umuntu ugiye ahantu agira ngo agiye mu kintu cyo mu kirori. Urabona ko atwaye indabo, urabona atwaye kado. Ni ibintu bitangaje. Abantu twakomeje dutambuka ahantu henshi cyane, ahantu hose agiye atambuka ubona ko abantu bamugiriye nk'aho amashyushyu cyangwa bamugiriye inuzi ikintu gituma bavuga ati uyu muntu wambaye gutya akaba agiye mu kirori. Twahuye nawe abantu batangara bavuga ati uyu muntu se yaba ari mu masaha ye cyangwa yaba ari uwundi cyane. Ariko iki kintu twakomeje tugarukaho ni kado. Tubona ko yameze nk'umuntu ugiye ahantu nko mu kirori runaka. Tubanze tumwegere, tubanze tumuganirize, tubanze turebe ko yatuganiza mu bintu byiza cyane, tubone tureba ibishyashya n'ibishyashya. Uremeza bite Naomi? Meze neza, murakoze cyane. Wanze uhuza abafana cyangwa abagukurikiye? Murakoze cyane, nk'ubusanzwe nitwa Naomi, nk'uko musanzwe mubizi. Ndabasuje cyane kandi ndabakunda cyane. Murabona urukundo mugaragariza uburyo ki munyereka ko munkunda cyangwa se uburyo munyereka ko mushyigikiye. Nanjye ndabakunda cyane pe sinzurayabwira. Igitumye tuguhagarika ntugire ngo wenda ni ibintu ugiye koza cyangwa ibintu byinshi cyane, ni ukuntu twatunguwe n'ahantu wacaga. Baduhamagara batubwira ati dore wa mukobwa wanyu noneho tubonye noneho agiye atwaye amakado. Sinzi n'ibindi bintu agiyemo. Ese waba ugiye ahantu hameze gute? Ese utashye ikirori? Ese ugiye gusenga? Ubundi muri make tucire mu mayange tubwire ahantu ugiye muri make. Murakoze cyane, musanzwe sinzi ukuntu abantu nyine bashobora kubona nk'umuntu wenda se cyangwa se umuntu agenda cyangwa se umuntu avuga cyangwa se mu myambarire y'umuntu akaba wayibaza. Njyewe ndumva ibi ngibi nta bidasanzwe rwose nimba nakoze, nta n'ibidasanzwe ngiye nkora. Nk'uko nongeye mbisubiremo, igihe cyose umuntu wese azajya ambaza ikintu wese nzabimubwira. Njyewe nambara uko mbishaka, uko numva nateguye ko ndibwambare, nta n'ikigomba nyine birumvikana umuntu wese yambara uko ashaka kuko nta muntu bapfa kurambika. Muri make abantu bambika ni bandi wenda tuvuga ko ndabana n'ubumuga, ariko akenshi na kenshi umuntu ariyambika akamenya ati nzambara ibwiye. Ariko nawe kenshi duhora dugusura tuvuga ngo wagutangiye kuryambara nk'abazi amasaye. Tuzi ko uri umukobwa mwiza muzima wambara ibintu bisa neza, tugatungurwa no kubona utashye ubukwe noneho ko wambaye gutya. N'ibintu bibabaza buri munyarwanda wese. Watubwira impamvu waba utashye ubukwe? kwambara gutya nta bidasanzwe nyine nakoze. Ngomba kwambara uko mbishaka, ngomba kurya uko mbishaka. Njye rwose nta bidasanzwe. Nagiye ngura kado yanjye njyanye mu bukwe nshyiriye umugeni, ndetse kugira ngo abone ikimenyetso kigaragara ko mukundwa n'uwo birenze, njyanye n'ururabo. None se reka ubundi ngo ubaze ikibazo kimwe. None se umushuti wawe ni umuntu mwakundanaga cyangwa ni ikintu impamvu ngo waje umuntu mwakundanaga? Nuko nzi neza yuko umuntu utwara ururabo ari umuntu uba ushyira umuntu wenda umugani ukunda. Ariko nkibaza nimutashye ubukwe izo ndabo twafata indabo ebyiri kandi nzi ko umugeni aba afite urundi rurabo. Nta bidasanzwe nk'uko musanzwe mubizi. Nta kintu kidasanzwe kiriho. Gutanga gift, umuntu atanga gift ashaka, ubyumve neza. Umuntu atanga gift ashaka pe mu buryo bushoboka. Ntabwo gift ntabwo bavuga ngo urazana gift nubwo wazanye indabo 10 umuntu yazakira. Ngera kuko namuteguriye gift nshaka, mushyiramo n'ururabo, ni ikigaragaza, ni ikimenyetso gishaka kumwereka ko yuko umukunda cyane. Turabibona ko nyine mugana uramukunda. Ariko none se reka nkoze ikibazo, ubundi uremera kwicarana n'abantu? Ubwo uricarana n'abantu abantu barakwakira nk'umuntu wenda utashye ubukwe? wicarana n'abantu Wiseka ikintu ndabavuze ni iki? Sinzi umuntu se n'usubu sinambaye neza. nyine birumvikana, ariko iyo sitire ntabwo tuyimenyereye. Aho nambaye neza ni hehe? None se ko tuzi ahantu henshi cyane amasoko henshi atandukanye ageramo udukanzu twiza cyangwa udupanda cyangwa cyose wifuza, ariko utambaye ndabona yambaye n'ubusa. Gukomana yanjye bikizwa bane. Njye nambaye ubusa cyane rwose. Nambaye igikomo ngiki. Ese ubundi reka ngo bazundi iyo myambarire ndabona wambaye ikintu kimeze nk'ikinigi hano mu nda. Cyitwa gute? Aka ni agasirauka. Icyo ngicyo cyo ku kaboko kikagihinduramo. Ikintu kino ni igikomo. Aka ni agasirauka. kingana gutyo? Aka ni akavere mubi.
nambaye verumu. ako kantu uvuze nanjye ubwanjye karantunguye uragerageza kutubareka ugasubiramo akudusiramo neza rwose twumve. Ayi ni sirawuka. Sirawuka Aka ni akaveremude. veremude icyo ni igikomo. Yes. agasiramuka na veremude Agasirawuka akaveremude. Ikina ariko manange rwose banyarwandakazi duhora tubashakira ibintu natwe ubwacu bikatubuza amahwemo yo kugira ngo tubitekereze cyangwa tubishishoze, ariko duhora tugenda ariko ku muntu twagenze ahantu henshi cyane, ariko uyu nguyu aradutangaza. Iyi myambarire yiwe ni ibintu umuntu wese yibaza, kuko ahantu henshi cyane yagiye atambuka cyangwa abantu bose bakimara gusohoka mu nzu yabonye ko abantu bose bakoze ikiziga, ubona uko bagenda batangara. Uzi ko uzatuma abantu bagwa mu mamodoka cyane. bazamenyere bamenyere ngiye imyambarire ngiye yanjye. Kwambara gutya nibyo ngiye binyura, nkuko nawe ushobora kwambara ipantaro, ukambara ikanzu, ukambara icyo ushaka kumva kirakunyuze. Nanjye kwambara gutya nibyo binyuze. Njyewe icyatumye abantu badaduhamagara biba bati muze murebe wa mukobwa batungwa n'ukuntu utwaye ururabo, baravuga ati banza agiye guterera umusore ivi cyangwa umukobwa mugenzi we ivi, ntabwo twabasha kubimenya, ahubwo tugerageze dukurikire turebe uyu mukobwa ahantu ajyanye bino bintu cyangwa aha ikintu nawe ugiye kubikoza. Ariko tubwiye ko gitashye ubukwe ni ibintu abantu benshi cyane byabacanze. Ari n'uwavuze ngo ugiye gusezerana mu rukiko, ariko bakongera bakibaza se ibyo gukiye gusezerana akagenda atwaye na kado. Yatangaje abantu. Yewe ndabona gusezerana kwa ndabona noneho rwose bizaba ari ibiroro birenze. Nanjye ubwo iyo mbona abantu mu muhanda bagenda bahagarara bagenda bareba bavuga ibintu byinshi cyane, ngiye burangiye birancanga pe. Ariko nta bintu birenze tu, nta bintu birenze. Bazamenye ko umuntu agomba kwambara uko ashaka. Noneho abantu urabona ko bakomeje batangara pe, batanga nawe bakomeje ubibona cyane rwose. None se ubundi reka nze ngubaze, ubundi kugira ngo utegure iyo myambarire cyangwa iyo kado, urabona ko iyo kado urabona ko iteguye neza, urabona ko wateguye ibintu byiza, ariko ikintu cyabyishe ni ikanzu, ni ijipo, njye sinabona ukuntu nacyita, igisharabati sinabona uko mbyita. Undi wateguye gute? Ariko ubundi wa munyamakuru kamanze nkubwire, sibyo? Uranakomeje nkureba nkakwihorera, sibyo? Reka nkubwire ngiye nkubwize n'ukuri. Ibyo bintu ngiye rwose mbikene. Urabona amasaha ari kungerera yageze, amasaha yageze ndashaka ngiye kwigendera. Wamfashije ukareka nkigenda. Oya ihangane gatoya. Ibintu byawe ngiye ntabwo ngene nabiteguye, sibyo? Ntabwo ngene nabiteguye. Uzareke rero, uzaze niba ushaka ikiganiro, uzamvugishe tuganire, nguhe ikiganiro atari no munsi. Nyine birumvikana uwo munsi, ariko twatunguwe njye nabwo nahamagawe kugira ngo nze ndebe koko ikuntu byagenze, ukuntu bimeze. N'abantu benshi babaje bavuga ati umukobwa yabikobwa mwiza gusa nuko asaze. Abenshi barane bavuze ko uri umusazi. Buri wese avuga ibye, n'undi akavuga ibye, kumva neza. Akuvuga ngo nasaze n'ibiki. Buri muntu kuva wava mu nda ya mama wawe bazavuga wakora ibyiza, bazavuga wakora ibibi, bazavuga ubwo nawe ugiye hano mu muhanda ntabwo babura icyo bakuvugaho. Rero muzajye mubimenya. Nyine utwihanganiye tuganire. Ubundi reka maze nkubwire. Fasha ngiye amasangi yagira. Undi Naomi reka ubundi kugiye tuganire. Ubundi urabizi ko tumaze igihe tudahura, ubuso nta rwara urango nta no kubaza amakuru yawe. Nkubaza amakuru iki giye ko ndi kwihuta ko ndi kwigendera. Amasaha yageze, amasaha ubukwe bwatangiye. Uzi ko reka ngusetse gatoya none kugira ngo ujye wagenda gatoya. Uzi ko ari umucecuru wo mu cyaro, ari nakomeje ngureba ukuntu wigera, ukuntu wambaye. Muza nambona umucecuru wo mu cyaro wambaraga ikintu bimeze nkaho ari ibihunirwa bambaraga bagiye guhinga. Noneho ari umucecuru wajya gutambuka avuga ati rwose ari indirimbo ajya gatambuka aririmba ivuga ati ngo tambutsa yakahwa nuyigeza ku murima uhamagare wa musaza aza yuhire. Yajyaga ayiririmba nunguwe no kukubona ngo mbona ari nkaho ari wowe neza biranangaje. Umukecuru wo mu cyaro ubona nambaye nkawe, ubona nta kibazo. Kuri njyewe ni fiyeri y'ibyo mba nambaye, ni fiyeri y'ibyo nkora,
uri kunyumva ibyanjye rero ntabwo rwose ntabwo ari ibintu rwose bikureba cyane kuko wangendaho ujye kugeranya n'abakecuru ariko uretse ko nyine bakomeje nyine uretse ko nyine atari imyambarire nyine atari myiza ya kinyarwanda uretse kugenda ariko uretse kugenda nyine birumvikana bihanganye gatoya ngewe noneho iminota 3 se uraba uri kuvuga iki iminota 3 tuganire tukubaze amakuru tukubaze mwanya ibiganiro ngiye mfite icyo nateguye no munsi n'ubukwe sibyo n'ubukwe ugiye gushyingirwa se ugiye gushyingirwa se ujya kubijyamo ngiye gushyingirwa se nagera gushyingirwa no munsi n'ubukwe ibyo ngiyemo n'ubukwe amahoro ngende n'ubukwe ugiyemo cyane wambaye gutyo ese ubwo se tuzi ko mu bukwe umuntu agitaho ubukwe akaba bakiyakira ubu ngubu wagenda imbere y'abantu ukagenda ukiyarurira cyangwa ukiyakira n'abandi bantu ubu urugendo wicara n'abantu wumva utuje ntatuje sinjye wabyiyambitse sinjye wabihisemo ego mana yanjye ariko kubera iki abanyamakuru b'iki gihe musigaye mugenda ku bantu mukumva ko nta kintu umuntu ashobora gukora mudakwiye kumenya mukamenya ngo yariye ute yaraye ate agenda ate akora iki ibyo bintu mubikunda ese ubundi reka ntubaze ubundi Naomi ubundi urutundi kujya kwa muganga uretse kujya kwivuza uretse kugenda ngira ngo baze ikibazo kuko ngewe nkunda ngiye kubaza umuntu ibibazo akanansubiza uretse kujya kwa muganga yego ni uretse kujyayo ni nk'igihe kingana gute uherutse kujya kwa muganga amusibe ejo numvaga kamangire kamereye nabi ngiye kugura rero kubera ko tumaze iminsi tugenzura ibikorwa yawe cyangwa ibintu usigaye ukora ukeneye kujya kwifuza mu mutwe kureba ko nta kibazo cyaba cyashyira mu mutwe kuko mu muco nyarwanda ho duhora twifuza ko umuntu yakambara akikwiza cyangwa duhora kwifuza ko umukobwa nyarwanda cyangwa umuco nyarwanda nta muntu akwiye kugenda yameze gutyo bamwe batambuka ngo masaha abandi batambuka ngo ibiki n'ibiki bakavuga ibyo bashaka iyo muteye komenti itari nziza ku buzima bwawe nta kiba bintwaye wanteraho komenti imbanira ari nziza si ubundi waza ikibazo kimwe ubundi igihe umuntu ari umundi mu gihe umupfana mu masaha ibyo se birakureba usa nkabo ahubwo ikibazo ari akantu tujya tubona ko ku matwi kuki wowe utakase amatwi nkabo kuko usa nkabo kuko usa nabi nkabo nta mpamvu yo guhagarika ngewe impamvu ngewe nakomeje ngugendaho cyane ngira ngo tuganire kuko ukuntu usa umuco nyarwanda tubabazwa no kubona usigaye mwiganya abanyamahanga bikamaze kubwire ntujye kuvuga ngo biganye abanyamahanga cyangwa ibiki hagarikira ahangaha ariko kuri agasuzuguro n'ikindi gihe ntuzongere ariko wirakana Naomi kuko tuzi neza ariko bugarutseho gato ndetse hasi ko tuganira ariko namaze kuducira n'abantu koko muri kamera koko banyarwandakazi duhora tubashakira ibyiza cyane yaba amahoro cyangwa ibyiza gusa murabona ko bitari byoroshye kugira ngo dufatishe uyu mukobwa urabona ko atananiye gukomeza kugira ngo dukomeze tuganire nawe tuzakomeza mu ubutaha kugira ngo dukomeze tuvuge ibyiza gusa turabizi ko tubakora ibishyashya gusa ariko uretse ko hano bitari byoroshye twari no gukubitwa mwibuke gukanda subscribe share byose na comment mukomeze kandi mukurikirana kuri Tuza Official murakoze cyane ciao